kanongere mbasuhuze izina ry'umwami wacu Yesu, bifuriza kugubwa neza kandi mbasabira umugisha ubwo tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Duhabwe umugisha uvuye ku Mana n'imiryango yanyu, natwe tugiye kurivuga tugabane ijambo, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Ngiye gusenga rero, ariko mbere yo gusenga nagira ngo babwire ko tugiye kwiga ijambo rivuga kudakerensa iby'Imana. Kudakerensa iby'Imana niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ku ijambo ririmo gusoza iki cyumweru. Rero Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Kudakerensa iby'Imana. Reka dusenge. Data mwiza, nongeye kugushima ngo wahe icyubahiro, ncishwe bugufi, mpindura igikoresho cyawe, uvugire nawe ushyirwe hejuru. Abanteze amatwi n'abazakomeza kuntega amatwi, Uwiteka Nyiringabo, basigwe amavuta yawe. Ubwiza bwawe, icyubahiro cyawe, ubutware bwawe, gukomera kwawe bibane natwe Nyagasani. Ijambo ryawe urisigire kugira ngo ritunezeze, ritwubake, tuve mu bwiza tujye mu bundi. Urakoze kuri Imana, icyubahiro n'ikibi cyawe. Sengera abantu bose turi buganire ijambo ryawe n'abandi bazakomeza kuritega amatwi, Mwami bahabwe umugisha. Urakoze, mwahe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze rero, nkuko mbibabwiye, tumaze gusenga kandi mutwe w'amagambo ni ukudakerensa iby'Imana. Turinjira mu ijambo ry'Imana rero mu Baheburayo 12 umurongo wa 18 wa 16, mumbabarire, wa 16 n'uwa 17. Twinjire mu Baheburayo. Kudakerensa iby'Imana se ni iki? Kudakerensa, ijambo kudakerensa ni ukuvuga harimo abantu bakerensa ibintu, kubikerensa ukumva wabiciye amazi, ukumva nyine wabikereje. None ngenda avuga kudakerensa rero iby'Imana. Iby'Imana yaduhaye, umugisha w'Imana, agakiza yaduhaye, impano Imana yaduhaye, umuhamagaro, imirimo yaduhaye, inshingano, ibyo dukora byose turimo by'Imana. Icyo waba ukora cyose turimo kuvuga kudakerensa iby'Imana yaguhaye. Reka dusome rero ijambo ry'Imana tugendane, kandi Imana ibahe umugisha, turagubwa neza, ndabizi neza mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Subira muri iryo jambo. Kandi hatabaho umusambanyi. Mwumva bene data ngo kandi, haleluya, harabwirwa itorero hataba umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura. Yari afite uwo murage akagurana umurage w'umwana w'imfura igaburo rimwe, nibura atari uguhora ry'iteka ryose. Kuko muzi yuko hanyuma uwo ni umwanditsi w'Abaheburayo. Kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Turaza kubigarukaho tubisesengure twumve kuki yabishakaga cyane arira ariko ntabibone. Nimo ndavuga rero kudakerensa iby'Imana. Ubwo Esawu atubereye icyitegererezo. Reka mbanze mbabwira yuko iyi si turimo ituwe na miliyari hafi 7 ngira ngo n'igice, ngo zirenda ku 8. Hari na icamo ibice bitatu by'abantu batuye isi. Muri izo miliyari zose, igice cya mbere kibamo abantu batizera Imana, batubaha Imana, batemera Imana, kwibaho.
cyo ni igice cya mbere kirimo, kandi nabyo gifite umubare munini. Igice cya kabiri kiri mu bantu batuye isi ni igice cyizerera mu bintu by'imyuka, abapfumu, abarozi, amahembe, ibitega, ni byinshi, gusenga izuba, gusenga ukwezi, gusenga ibiti, gusenga inka, kubumba ikintu akakikubita imbere akacyita Imana, akabyizereramo kandi akumva kiramurinze, kuko iteka ryose umwana w'umuntu Imana yamushyizemo ikivide, ikintu kirimo ubusa, kiri empty, gishaka umuntu wagihagararira umeze nk'Imana, wuzuza icyo kintu Imana yashyize mu muntu. Iyo rero habonetse mu myizerere ikintu gisa n'Imana, iteka ryose wumva uguwe neza, kuko muri abo ngabo bafite imyizerere yo kuba yasenga igiti, kandi igiti murumva nta kamaro, ntikiza ubwenge, ntikivuga, ntikirora, ntikitekereza, ariko yakikubise imbere yumva aruhutse, kuko Imana yashyize umuntu icyo nise ikivide, ikintu kirimo ubusa. Iyo rero niko umuntu ateye. Igice cya kabiri rero ni icyo ngicyo cyizerera mu myuka. Noneho igice cya gatatu ni ikintu cy'abantu bizera Imana yaremye ijuru n'isi, Imana ishobora byose, ari nacyo mpagarariye uyu munsi. Niho nshaka kuvuga rero kudakerensa ibyo turimo. Kubera iki? Kuko iyo witegereje muri iyi si usanga ibyo bice bitatu mvuze biriho ku isi, ariko ikintu kimbabaza kikantera agahinda nuko usanga muri ibyo bice bibiri mvuze nguyemo icyo gice duhagarare cy'Imana, aricyo torero mvugiramo, usanga cyo kigenda biguru ntege, ariko abandi bo baramaramaje. Kamvuga nko muri iki gice cya mbere navuze cy'abantu tugenda tubimenya, twiga amateka, tukabisesengura tukabimenya. Bo bene abangabo batizera Imana, batagira ikintu cyizera, bizera na kimwe. We aravuga ngo ndiho gusa nindangiza nzaba. Iyo arimo kwishora mu busambanyi, we aravuga ngo baramubwira bati se ko ushobora gusaruramo sida, aravuga ngo n'ubundi nzaba. Bamaramaje. Bo baravuga ngo iyo abantu benshi bapfuye, nk'ubu murabona muri iki gihe turimo abantu bafite impungenge z'iki cyorezo cya COVID-19, bavuga ngo muri Amerika hapfuye mu Butaliyani hapfuye abangaba, ukumva impungenge ziraje, ukavuga uti Imana dutabara. Abangaba bo bari muri iki gice cya mbere navuze, muri bya bice bitatu biri mu isi. Biya babona abantu bapfa kuriya barishima, barakavuga ngo nibura isi iragabanyuka ngo abandi bazabona bajya. Ukuvuga ibyo kugira impungenge, ibyo kugira iyo anywa ibiyobyabwenge, iyo yidoroga, ukamubwiriza ukamubwira uti nyamunari, aravuga ngo ya yewe nzi ko nzapfa byararangiye. Icyo akora cyose ashobora no kwiyahura, ashobora no ariho gusa n'ibyo ngibyo, ashobora no kudasokoza, ashobora no kudakaraba, avuga ngo ubundi se byanditse ko ngomba gukaraba, ashobora no kugendesha ibirenge atambaye inkweto. Abo ngabo babaho bakora n'ibintu, ashobora no kugenda akabigitinganye, bakamubwira bati gutingana ni bibi, akavuga oya ntabwo ari bibi ko n'ubundi tuzaba. Mbega bo ni abantu biyobora, bakora ibyo bishakiye. Nababwiye ko ari umubare munini. None ndigisha rero kudakerensa iby'Imana. Ariko ikintu kimbabaza abakundwa bene data nuko usanga aba bantu bari muri icyo gice bashishikaye ku kintu cyabo, bagishyizeho umwete, banagipfira. Niza amateka y'itorero, ukuntu ubutumwa bwiza bwaje muri Afurika, usanga ibice bimwe bituyemo abantu barabaho ngaho, hari itorero ry'abakristo, ariko wajya kubona ukabona baje bashize bakavuga bati ni mutaba abasilamu tuzahita tuzaba bashyiramo n'ikintu cyo kurwanya intambara ntagatifu. Iyo ngiyo muri za Tunisia, iyo ngiyo za hano abantu abakristo bamwe barapfa, abandi baratinya, barahita bahinduka. Ni ukuvuga ngo ikintu cyabo baba bagishyizeho umwete, bagishyizeho imbaraga, ntabwo bagikerensa. None niyo ugarutse muri iki gice cya kabiri navuze cy'abantu bayoborwa n'imyuka, Mana yanjye, iyo umuntu yayoborwa n'iriya myuka imutwaza igitugu, niyo yamusaba igitambo cy'umwana aragitanga. Umugabo nzi yagiye gucisha, twari duturanye, acisha amahembe, ageze mu ruzi biramubwira ngo kugira ngo tuzakorane, kirabaza kiramubwira ngo uramiriya nka yakundaga nyice, kiramubwira ngo uzampa umwana w'imfura mwice. Arabifata bijugunya mu ruzi azi yuko bigiye. Bigeze mu rugo baramubwira ngo turacyari kumwe n'ubu, arongera asubira aho yabicishije, abahandi mafaranga barabisubira. Byo rero iyo kigusa, kubera ko mvuga ngo aba bantu nawe ntunga agatoki, ariko ni ukukwigisha kudakerensa iby'Imana. Ndabisobanura gute ngo babyumve? Iyo babirimo abantu bayoborwa n'iyi myuka,
myuka baba bamaramaje mana ya agace turimo gakorerwamo cyane cyane n'imyuka y'abarangi ariko nta muntu niyo aba ufite amafaranga meza ntushobora kwinjira muri icyo kintu aho bakorera aho ngaho muri icyo cyumba wambaye inkweto bagukuzamo inkweto kubera ikibaramaramaje muri iyo myuka n'abategeka n'abafosinga ikabakubita Nimuravuga ngo ikintu kimbabaje nuko abana b'Imana ibintu byacu bumva barasugupfobya itorero nukongera kugira ngo mbasubizemo imbaraga. Haleluya. Usanga bamaramaje. Icya kabiri iyo binjiye muri iyo nzu ndabizi neza duhora turwana nabyo tubyirukana mu bantu mu izina rya Yesu bikagenda bagakizwa turabafite bene. Ariko kimutegeka niyo uri umugabo niyo wavuye Mana ya kira nagushora kwinjira mu inkweto. Icya kabiri nta ntebe ziba abashashe imikeka ugagenda ugahita umuntu w'umugabo ukabona arambara atangiye kwicugusa kwizunguza ijuru. Birabikorera bikabagora bibatwaza igitugu ariko ugasanga barashishikaye. Turi mu by'imperuka turi mu gihe cya Antikristo tugomba kubwira itorero ry'Imana tugahaguruka nigisha kudakerensa iby'Imana kuko Imana irashaka abantu bahaza amagara kubw'ubugingo buhoraho nkuko nabigisha. Abantu baramaramaje usanga n'umuntu sinzi ko umuntu agenda akajya agakodesha inzu akandika ngo hano turasambana. Tekereza kugurisha umubiri Imana yaguha na pièce de change baho uvuga ngo ni nkura n'ikibazo ndagenda ngura handi pièce de change ariko ko yamaramaje abantu arabizi ko guhura n'abantu bagabo bavuye akababizi ko ashobora gupfa ariko usanga barabimaramaje mu bene abo ba abantu bayorwa n'imyuka aragendaga agapfukamira ikinyamaswa akavuga ati iki ni Imana yawe ko utakimukuraho kagishyira no mu nzu ye. Aba bantu rero baramaramaje ndugu turiga rero kudakerensa iby'Imana. Imana yaduhamagaye Imana yatumye tuza muri iki gice cya gatatu navuze cy'abantu bubaha Imana kandi kubera imbaraga zacu ari ubuntu bw'Imana. Rero ubwo tubihagazemo ndagira ngo mbigishe nanjye niyigishe kugira ngo tutabikereza ubwo natwe niba bari yamvuze haruguru n'ingero nkeya ntanze ariko ni byinshi ni byinshi. Tena giye ntura n'ahantu hari abapfumu no mu rugo rwacu habayemo umuntu mu muryango wacu mu ngo kwa data wacu warwaye ibintu by'amahembe bimara nk'imyaka 10 bimubamo ariko byamuvanaga hasi bikamumanika bikamujyana mu gisenge akitendeka nta kintu kimufasha yicaga inka mbire babaga inka gasanga byanyuye amaraso. Ibyo narabibonye nyiri umwana cyane bitumereye nabi ndabizi cyangwa ngo byamuhinduye inzu yasigaye twebwe tuzajya bidukoresha cyadutegekaga ibintu bibi ariko ari inshandago mfite baraduhamagara ngo ni mudushane bagazana ikintu uzagisemeseme cy'intama bagitwitse ariko byabategetse ngo ni mwanga ndabiri bakahita bakitunukiriza bakagidusiga. Abantu bakorera bene ibyo byuka baba barabidutereje rero ndabizi abo babikorera rero baba baramaramaje mu bintu bya bamaje bati hariho twabanye Nyakivara akajya yitwika agashyira lisansi akitwika abantu bakagira ubwo akamera ingeri ireshya gutya abantu batuye nguyu ni umuntu ufite imbaraga zikomeye ibintu byabo babimaramarije agafata ibipapuro akabihindura amashinge agahaba abana cyangwa amabombo cyangwa afata umusumari wa 15 akagira gutya akawuvuna abantu bakamutinya ngo ni umuntu ukomeye. Bisobanura yuko adakomeye ahubwo ibintu bye barabimaramaje akabikorera bikamuha imbaraga. Ndavuga muri iki gice cy'abantu baberwa n'imyuka ariko twebwe turimo kwiga ijambo ryo kudakerera kuko iyo ugeze mu bana b'Imana usanga rimwe na rimwe tutagaragaza ubumana tutinya ati haleluya. Rero bakundwa bene da nawe nagira ngo ufungukure ariko icyo nshimira Imana ibyo byose mvuze iyo duhagaze mu Mana imbaraga z'Imana zikatubaho turabitegeka bikava mu bantu bakabona umutekano. Ntabwo bijya nubwo bakoresha imirimo y'agahato ariko iteka ryose basoza nabi by'ikinga bikica abana bikagira bikabahindura koronike bigasanga umuntu yarashunjamye cyaramwangije nta miryango ikorera bene ibyo bintu igisoza neza. Uzabyitegereza urebe icyo nigisha rero ni iki nuko twebwe muri iki gice cya gatatu cy'abantu bizera Imana nitwe benshi abakristo bavuga Kristo ku isi nitwe dufite umubare munini muri abo bice mvuze ariko umusaruro ni mukeya kubera iki
ibyo tuvuga ko turi byo ntabwo tubigaragaza mu bikorwa, ahubwo tubivuga ku magambo gusa. Ndabatera rero ishaka, haleluya, kugira ngo twe gukerensa ibintu by'Imana, twe kubikerensa. Twumvise rero umugabo witwa Esawu, niba rugero umwuka warampaye ngo mbaganirizeho, wakeresheje. Kino gihe abantu benshi baba bakeresha ibintu by'Imana, barimo ngo Imana yashyizemo inyorosho, ngo agakiza ko ngo Imana yashyizemo inyorosho. Wapi? Nta nyoroshyo yari, ntabwo kajya gahinduka. Ibintu birahinduka ariko agakiza ntabwo gahinduka. Ibintu birahinduka ariko Imana yacu ntabwo ihinduka. Haleluya. Ibintu birahinduka ariko Yesu wacu ntajya ahinduka. Ibintu birahinduka, isi irahinduka, ariko umwuka wera ntabwo ajya ahinduka. Keretse abantu nibo bahinduka. Reka turebe rero mu Itangiriro ibice 25 duhere ku murongo wa 24. Twumvise mu Baheburayo umwanditsi w'Abaheburayo avuga ngo nitumzamere nka Esawu wakeresheje iby'Imana, agafata umugisha we, umurage we w'Ifuraka awugurisha ibyo kurya, igaburo ry'umunsi umwe. Soma twumve nshuti ya, tugendane neza. Itangiriro 25:22 haravuga ngo katwumva uko havuga, abahungu barakura. Esawu aba umuhigi w'umuhanga. Esawu aba umuhigi w'umuhanga, w'umunyeshyamba. Yakobo we yari umunyamahane make, yabaga mu mahema. Maze Isaka yakundiraga Esawu kuko yajyaga ajya kumuhiga. Ise w'abo bahungu Isaka yakundaga Esawu imfura ye, kuko yamukundiraga ko yajyaga agenda agahiga, akaza akamutekera inyama ziryoshye akazimugaburira. Icyo akakimukundira. Kubera Rebeka yakundaga Yakobo. Noneho Rebeka we yakundaga Yakobo. Bukeye Yakobo ateka imboga. Noneho ngo bukeye Yakobo ateka imboga. Esawu arinjira avuye mu ishyamba. Esawu arinjira mumbaha. Kudakerensa iby'Imana. Esawu arinjira avuye mu ishyamba. Akoza. Iryo jambo gukoza uceho akarongo. Yari yiriwe ahiga byamucanze. Niko abantu bateye muri iki gihe barirwa bahiga. Kandi gukora ntabwo ari bibi, ariko ikibazo ni kimwe. Esawu yaragiye avumbura impongo uwo munsi, yayirasa ikamusiga. Esawu yavumbura isira bikamusiga. Esawu yavumbura imboga ikamusiga. Uwo munsi yari yabuze buri kintu afata, uko yiriwe yirukanga. Muri iyi si abantu barimo barirukanga mu buryo butandukanye, ariko ndagira ngo uko wirukanga kose, waba wiruka mu bucuruzi, waba wirukanga ku musozi wa politike, waba wirukanga uri ku musozi w'itangazamakuru, waba wirukanga uri ku musozi w'imyidagaduro, hari imisozi 7 isi ihagazeho. Waba wiruka ku musozi, uri mu musozi w'umuryango, waba uhagaze ku musozi w'uburezi, waba uhagaze ku musozi uwo ari wo wose uhagaze, uramenye ntuzakerensa iby'Imana ngo wibagirwe Imana yawe. Harirukanga ageze araheba ngo aza koza, abantu barakoza, bigenda bitaje koje. Esawu abwira Yakobo, ndakwinginze. Ukuntu yabikereshe kabyara. Aravuga ndakwinginze, ngaburira ku bitukura utetse. Kuri ibyo bitukura bya. Kuko nkoza. Nicyo cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramusubiza ati, keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati ugeze 3:4. Esawu uko ngiye gupfa. Esawu aramusubiza ngo ubuse ko ngiye gupfa. Ubwo butware bumariye. Murumva? Ngubwo butware bumariye iki? Yakobo aramubwira ati, murabizi ko umwana w'imfura ari wahabwaga umurage mu gihe cya Isirayeli. None aje koza inyamaswa zamusise. Niko abantu bateye muri iki gihe bwoko bw'Imana, bagakerensa iby'Imana. Umuntu aracuruza yabona hombye akavuga ati Imana iri he, akiruka akajya mu bindi ati Imana iri he. Ndagira ngo upire, ongera ukore, ongera usubiremo. Ntuzigere ukerensa iby'Imana, ntuzigere ukerensa kuri umukristo, ntuzigere ukerensa izina ry'agakiza rirakomeye inshuti yanyu. Kuryakira abantu begumyemo n'iby'igiciro cyinshi ntuzakerense. Hano none aravuga ngo ubuse bimariye iki? Nahize, nahebye, inzara iranyishe, ntakindi. Yakobo aramubwira ati keretse
Yakobo aramubwira ati ndahira uyu munsi. aramurahira. yari azi imbaraga z'indahiro ko iyo babaga bamaze kurahira batiriwe bakora inyandiko byabaga birangije Imana yabishyiragaho stamp. agurisha Yakobo arangije ngo aramurahira ngo agurisha Yakobo ubutware bwe. Yakobo aha Esawu umutsima n'ibishyimbo. none wumva ubutware bwe Esawu ngo Yakobo amuha umutsima n'ibishyimbo. nawe unyumvire yatetse ararya aranywa arahaguruka arahaguruka arigendera. uko niko Esawu yasuzuguye ubutware ngo umva ijambo rinteragaye ngo ararya haje kurya arigendera atazi yuko ubutware bwe bugurishije umutsima n'ibishyimbo. abantu baricara bakarya bagakora ibyo bishakiye barangiza bakigendera. bamara kwigendera bakabwira yuko birangiye. tugira ngo ubwire ntabwo birarangira nshuti. nigisha kudakerensa iby'Imana. Haleluya. ngo arigendera aravuga ati gasitandiye iby'ubutwara arabikerensa iby'Imana yamusezeranije iby'umugisha iby'umurage byose abisiga ku mutsima no kubishyira. ngo arigendera. niko umwana w'umuntu ateye umuntu ni mugari cyane. burya umuntu ni mugari cyane umubona ari mwiza ukabona ahindutse ukundi. arigendera. abantu barigendeye abantu baragenda uko bishakiye bataye ishusho y'Imana. nabwiye ibice bitatu biri mu isi. abantu baremwe mu ishusho y'Imana ariko barabyanga baravuga ngo ntabwo Imana yaturemye ngo ahubwo twaturutse ku nyo. abandi bakavuga ngo twaturutse ku ngagi. hano babona ibintu biri aho ngaho ngo ni ikintu cyishyize. oya barimo barakerensa iby'Imana. niyo mpamvu rero abantu barimo gushaka gukora za microchip kugira ngo bazitere mu bantu bose mbyo kugira ngo ubumuntu buve kubera icyo umuntu arwara kubera icyo umuntu ababara kubera icyo umuntu barashaka guhindura abantu nk'imashini kugira ngo ujye ukora nka computer we kuruho kore we gupfa we kugira gute. hano barakereza bavuga ngo mu yandi magambo ngo kuki Imana aremye umuntu babara kuki Imana aremye umuntu usaza kandi umugambi w'Imana ni uko nguko icyaha kimaze kuza cyatumye umwana w'umuntu agira igihe azarangiriza. ibintu ntabwo bimeze neza muri iki gihe. niyo mpamvu mbwira itorero kudakerensa iby'Imana tugahagarara. ubutware twahawe buraduhagije nta nubwo dukwiye kuguka umutima. abantu barabivuga abandi bakabyumva ku mbuga nkoranyambaga ubwoba bukabica. nagira ngo usubizemo imbaraga. Yesu Kristo arabizi arakuzi niba araguhamagaye wowe ntukerense ibye gusa ubigomemo kuko azagutaba. tuzatabarwa n'Imana. wikwirirwa uhangayika muri iyi si ahubwo byumve unabimenye umenye naho ibihe bigeze ariko umenye ko turi mu gice cy'abizera Imana dushikame twe gukerensa iby'Imana. Yesu ngo yamaze kurya arigendera atazi ko yamaze gukora indahiro yo gutwarwa ubutware. Haleluya. Amen. rero kibazo naho ngaho kiri. Yesu yasuzuguye ubutware bwe. bene data tuzasuzugura ubutware bwawe. Bibiliya iratubwira ngo kera ntabwo twari ubwo ngo kera ntiturakababarira ngo ariko ubu noneho turi ubwoko bw'Imana ngo turi ishyanga ryera turi abatambyi b'ubwami abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. ubu butware rero twahawe umuntu agira gutyo agenda ari mu muryango udakizwa ukabona Imana iraguhamagaye ugakizwa ikakwimika. ubwo butware ntuzabukerense ntuzagira ikintu ugurana umugisha w'Imana. Haleluya. ntuzagira ikintu mwene data nshuti unyumva n'abazanyumva teka n'iteka ntuzagira ikintu ugurana ubutware bw'Imana yaguhaye. cyubahiro Imana yaguhaye nigisha ku ntwaro z'Imana agakiza nk'ingofero. ako gakiza Imana yaguhaye karinde rindi icyo kibitsaye ntuzakerense nguvuge ngo busa ko Yesu atinze. hano barimo barakerensa ibintu by'Imana. Kamana ko yavuze ngo hashize 2020 ataraza. ibyo kuza kwe ntabwo ari ibyacu. ibyo kubara iminsi si ibyacu. twitegure nk'aho ataza dukore nk'aho atazaza twitegure nk'aho azaza. nkumva ko kandi itegure nk'aho aje kora nk'aho ataraza azazira hose. ibyo si ibyawe n'iby'Imana. iyo abantu batewe n'umwuka wo gukerensa batangira kugenda bakerensa iby'Imana yavuze. kavuga ngo ubuse kuki byagenze ngo ubuse kuki abantu bapfa ubuse kuki abantu kuki ibi byose biriho kuki ibi byago biriho cyarahanuwe wowe wikerensa. hagarara kigabo. Haleluya. hagarara kigabo utamera nka Esawu. niba ushonje humura dufite abashonje barihangana dufite abayobozi bihangana dufite abakozi b'Imana ba Pawulo banyuze mu bigeragezo barihangana
dufite ibyitegererezo, dufite n'abaturanyi bakunze Imana barabizira, bakubera icyitegererezo. Wikerensa, wishaka kugurisha ubutware bwawe, bivuga ngo ndabivamo, ngo ndabona Yesu atinze. Ntuhura n'ikibazo. Ntuzakerense rero ibintu by'Imana kubera ibiryo. Kadusoma wa Filipi 3:18 na 19. Twumve ko Pawulo yabivuze. Esawu ngo aragenda, Esawu yaje akoza, abantu ntabwo banyurwa. Umuntu aravuka, yamara kuvuga akajya kwiga, yamara kwiga akanyura mu bice agashaka, yamara gushaka akabyara, yabona amafaranga akagura igare, yagura igare yabona akagura moto, yava kuri moto akajya kuri gikome, yava kuri gikome akajya kuri ravafo, akazamuka kugeza igihe azagera ku majipo akomeye. Iteka umwana yahajya akati nifuza no kugura indege. Ibyifuzo by'abana b'abantu ni birebire, ni binini cyane, ariko ibyo byose byifuzwa niba utarabigeraho ntibizatuma ukerensa iby'Imana ngo bivemo wibe cyangwa ucepanya ngo ukundi uzamuka. Ntuzakereze. Haleluya. Esawu yakeresheje ubutware bwe. Katumva wa Filipi icyo bivuga, icyo Pawulo yabwiye aba Filipi, kudakerensa iby'Imana. Hariho benshi bagenda ukundi. Pawulo yaravuze ngo rero benshi bagenda ukundi. Abantu babwiye kenshi. Haravuga ngo banababwiye kenshi. Nanone babwira ndira. Ngo kandi ndababwira ndira. Yuko ari abanzi b'umusaraba. Yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo. Ngo amaherezo yabo. Ngo ni ukurimbuka. Imana yabo ni. Imana yabo ninda. Biratana ibiteye isoni. Ngo biratana ibiteye isoni byabo. Bahoza umutima ku by'isi. Bahoza umutima ku by'isi. Murumva bene data? Nugahoza umutima ku by'isi. Turaza kureba ikindi cyane twe dusoza. Aho dukwiye guhagarara, tugira ibyifuzo byiza, dukore neza, twere imbuto, tube abana b'Imana, tunyurwe n'uko turi. Naho ubundi umwana w'umuntu wese yavutse yifuza. Esawu yakeresheje ubutware bwe. Kandi murebe ikintu gikomeye, Esawu yakeresheje ubutware bwe, ntabwo yanezererwaga ibyiza nyakuri. Hajya kubukerensa, ntabwo yanezererwaga ibyiza nyakuri. Niyitaye ku murage we, abitewe no kwita ku byo kurya. Niyitaye ku murage we, ntiyarebye kure. Jya ureba kure, ibyiza biri imbere. Ntabwo yitaye ku murage we. Yaje ashonje, inzara iramwica, akoza yabuze inyama. Niyita ku murage we, aza kugurana ibyo kurya. Ku ibyo kurya ashyira mu nda. Biravuga ngo byose turabyemerera, nyamara bitugirira akamaro si byose. Biri ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo kurya ni iby'inda, n'inda nayo ni ibyo kurya, ngo ariko byose Imana izabitsemba. Tino ntabwo yitaye kuri ibyo, ahubwo arakerensa. Soma Waheburayo 12:17. Ntugakerense ibintu by'Imana. Torero bya Kristo. Kandi abivuga nsa n'ufite agahinda. Abantu benshi tutakaje abantu b'Imana barimo gukerensa iby'Imana, barimo barasubira inyuma kubera indamu. Ngo haze umutima ku byo mu isi, niko Pawulo yaravuze ngo ndababwira ndira, abakora ibyo ngibyo ko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Abayera 12:17. Kuko muzi ko hari ubwo yashaka kuragwa umugisha atemerewe. Esawu yamaze gukerensa umugisha, yamaze gukerensa ubutware bwe, ntiyabyitaho kubera ibiryo. Arangije nyuma aza kubyifuza byararanye. N'abanya abantu benshi bavuye mu by'Imana, bamara guhura n'ibibazo bikomeye bagashaka kongera kwihana bitagikunda, cyangwa bakihana ku munota nyuma barimo gupfa basamba. Avuga ngo ndi mukuru, umaze kubona ibintu byinshi. Umenye ko ijambo rya nyuma rifitwe n'Imana ku buzima bwawe. Ntuzakereze. Aho winjiriye mu gakiza, uko imyaka yose ufite rinda.
haleluya. Rinda icyo Imana yaguhaye, rinda ubwo butware Imana yaguhaye. Hirya y'iyi si Yohana ngo yagiye kubonabona ijuru rishya n'isi, ibya kera byose bikuweho, ngo ijuru rya mbere rikuweho, isi ya mbere ikuweho. Na Yesu yabivuze ngo ibintu byose bizashira, iby'isi bizashira, ngo amagambo ye niyo azahoraho iteka ryose. Esawu rero ngo 17 havuze ngo iki, ngo Yesu kuko muzi yuko umva, niba Esawu yarakeresheje umugisha we cyangwa ubutware bwe, ariko inyuma hari umwanditsi wa Heburayo yaravuze ngo kuko muzi yuko hanyuma ubwo shaka kuragwa, urumva yamaze kurya ibiryo ngo arigendere, azi yuko birangiye, abantu bararya bakagenda bati birarangiye, bagakora ibyaha akanyama birarangiye. Nshuti yanjye mwibuke ko hari urubanza, tugira ngo nigisha kudakereza iby'Imana. Ngo hanyuma rero ubwo yariraga biriya bishyimbo n'uriya mutsima akabigura, yibagirwa ko yarakoranye indahiro na Yakobo. Noneho ngo hanyuma aza kubigira gute? Ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, yashakaga kuragwa umugisha, urumva yarabishakaga, kandi byari byarangiye atakiyemera ko yarakoze indahiro, ko yawuguranye ibyo kurya, kuko atabonye uko yihana. Ntabwo yabonye umwanya wo kwihana, nubwo yabishakaga cyane, ngo nubwo yabishakaga cyane arira, yashakaga kwihana arira. Ariko narasesenguye nsanga Esawu rwose ntabwo ari umwana mwiza kabisa. Yabaye haravuga ngo kubera ko yababajwe gusa n'ibyo yabuze, ariko ntiyababajwe n'icyaha cye. Esawu arimo kubabazwa nuko Yakobo yamutwaye ubutware. Ngo yasaba, uzasome hirya uzumva yasabaga se, asanze umugisha Yakobo yawutwaye. Ngo yavuga ngo data wambyaye nta mugisha usigaye, ati hari uwahize umuhigo kandi yawutwaye. Ati Yakobo ni Yakobo koko yaje arawuriganya, amwe ngo yantwaye ubutware none antwariye n'umugisha. Yarabishakaga. Abantu barashaka iby'Imana ariko bakanga iby'Imana bategeka, bakiruka bakabisiga aho ngaho. Hano rero ya Esawu ntabwo nanone yaje asaba umugisha arira kubera yuko abazwa no kwihana icyaha cye, ahubwo yabazwaga nuko atabaye umutware. Icyo nicyo abantu barimo kurwana nacyo. Ntabwo yihanaga arira gushaka kwihana, ntabwo yariraga ashaka kwihana icyaha cye, ahubwo yashakaga ko havuga mu yandi magambo ngo wama ubutware bwanjye gusa. Cyavuga ati nara munyumba ahantu kwasobanura byangoye. Ntabwo ngo yaje yikubita imbere y'Imana ngo avuge ngo ma nabaye ikigoryi mbinjije ngurisha ubutware bwanjye umutsima n'ibishyimbo, ahubwo we yaje arizwa nuko ubutware bwe bwagiye. Niko abana b'abantu bateye bakerensa iby'Imana, barashaka ubutware, barashaka umugisha w'Imana, turashaka kwaguka, turashaka gutera imbere, ariko kwihana iby'Imana yatubujije ni urundi rwego ruhambaye abantu bananiwe kuvamo. Ni ikindi kintu abantu bananiwe gusohorokamo. Ubutumwa bwiza turimo turabubwiriza ngo abantu bihane, ariko azikwa ndetse bamwe bavuga Imana bakanayisenga, ariko kugira ngo azihane wenda ubusambanyi cyangwa azihane inzoga cyangwa azihane ubugome, ni urundi rwego, ni ikintu kigoye. Ni ukuvuga mu yandi magambo abantu barashaka ubutware bw'Imana, ariko ibyo kwihana ntabyo bashaka. Ni ugufata ibyo abonye, byaba iby'umugisha, byaba iby'umuvumo, byaba iby'iki, aho abonye inzira agapfa gupfumura. Biteye isoni ubwoko bw'Imana, biteye isoni kumva umuntu. Muzi ikibazo dufite hano mu gihugu, n'ubu barimo gukora publicité,
na publicité barimo baravuga nyine kwirinda corona ariko bagashyiramo n'akandi kantu ngo no kudatera abana amada. Teko nana barimo gukerensa ibintu by'Imana. Umuntu w'imyaka 50 na nkuko ngano kunguko ukumva ngo yafashe umwana w'imyaka 5 cyangwa 4 cyangwa 2. He na marorerwa na mahana. Kandi afite izina rya kabiri n'umukristo. Nyumve neza. Tigisha ijambo ryiza cyane ryadufasha muri mugo kudakerensa iby'Imana. Ibyaha birahamagarana. Munanjira mu busambanyi. Biravuga ngo ya daimana avuye mu muntu arazerera. Ngo yagera akagaruka ngo iyo asanze inzi kuwe harimo ubusa ngo agenda akazana aba daimoni barusha wa mbere imbaraga bakajya mu muntu akamuha. Daimoni zigira ubumwe no kurusha abantu kuko zirahamagara zirarembuzana. Niyo mpamvu usanga hari ubwo umuntu agira gutya wenda tuvuge umwana w'umukobwa agize ibyago atwaye aho kugira ngo yihane warashaka kugira ngo ayikuremo. Urumva Sawu ntabwo yihanaga icyaha cye yarizwaga ntabwo yarijijwe no kwihana icyaha cye cyuko yaguranye ubutware bwe ibishyimbo ahubwo yababazwaga n'ubutware bwe gusa. Noneho umuntu yatwita daimoni yo gukuramo indi igahamagara kandi yamuze itivayo bakagenda hakaba undi muntu nawe Satani akoresha mu buryo bwo kuyikura bakakuramo bakica bakamena amaraso. Ntabwo yihanye ahubwo aragira ngo nibamubona shabundi numvise theatre sinjya nkunda kuzumva cyane ariko niba narayumvise umudamu warenganyaga umwana umukobwa umwe wahabaga umugabo w'uwo mudamu uwo mwana yaramubereye yari se w'uwo mwana wahabaga. Noneho n'uwo mugore akagira na murumuna we agatoteza uriya mwana ari muzima akamubeshyera ibintu byinshi kwasambana nini. Noneho uriya agashaka umushingira umuntu ukomeye ariko akaba afite indi wishuto arangije none aravuga amuteye inda aravuga turayikuramo umwana abyanze uwo mukuru agenda amuha imiti umwana arapfa. Ni theatre ariko burya imiganigana kariho hakavuga ngo icyo ashaka no kugira ngo umwana avemo hanyuma azamushingire yashaka umushingira. Ni ukuvuga ngo ntabwo bashaka kwihana ibyaha byabo ahubwo barashaka ubutware kuzamuka gutera imbere ariko ni ugusoreza muri gereza niwe yashoreje. Hari ibintu bijya bidufasha ibyo mu isi bitwigisha iby'ijuru. Ese uri ntabwo yihanaga ngo icyaha cye ahubwo yababajwe n'ubutware bwe. Ntabwo yashaka kwihana mu buryo bw'Imana ngo agarukire Imana ahubwo yashakaga ubutware bw'abasharabuntwaye niko abantu bateye muri iki. Ntabwo agahinda yari afite ko kuvuga ngo yasabaga umugisha arira. Yari afite agahinda ko kugira ngo ko mu buryo bw'Imana yari afite agahinda k'ibyisi. Niko Pawulo yabwiye Abafilipi ngo nongeye kubabwira ndiri. Yari afite agahinda k'ibyisi fatwari bwanjye ko bajyanye nzanamwica kwanza nzamwica. Akundwa bene data ntabwo mwahoze mwumva yuko Kabuga Felicien bamufashe se waguze imihoro simubeshyera abantu bose barabizi. Ubu cyari maze igihe kingana gucye yishahisha ariko icyaha ntigisaza. Mugabo ufite amafaranga mugabo ufite ibintu Imana yaramuhaye umugisha narangiza akerensa iby'Imana haraje ajya kwica abantu Imana yare. Amaraso y'umuntu aravuga mpaka nabera aracyavuga. Hatabayeho kwihana hazindi mbabazi zihana. Niki kitarimo kutwigisha ndavugana n'itorero rya Kristo n'abandi bazanyumva badakizwa nacyo twifuza nuko mukizwa ntugakerense nyurwa n'ukuri. Niba waravukiye mu muryango woroheje muri Imana izaguhera umugisha. Niba waravukiye mu muryango ukomeye nabwo ntuzizamure ngo ushyire hejuru intugu zicisha bugufi asigaye wubaha Imana. Wikerensa iby'Imana ubikeresheje iby'isi.
agahinda yari afite kari agahinda ko mu buryo bw'isi. Esawu, fasha umugisha wawe, ubutware bwanjye sharamutwaye, nzamwica tu. Ariko ndimo nigisha kudakereza iby'Imana. Haleluya. Niba twarasogongeye tukamenya ko umwami wacu agira neza, tumwegera n'ibibuye twanzwe nawe ubatse dukuri komeza imfuruka. Ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Wikereza komera nshuti yanjye wowe washaka gusubira inyuma. Wihura n'ibibazo ngo ukereze iby'Imana. Imana irabizi zikwizaho, niyo yatangiye umurimo mwiza muri twe, nizawusohoza. Urugendo rwawe iraruzi, amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Imyaka yo kubaho kwawe Imana irabizi, nta kintu ushobora kuba Imana itakizi. Humura, subizwa mu imbaraga wikereza iby'Imana. Nta kintu ushobora kuba Imana itakizi, kuko n'imisatsi yawe irayizi, yo ku mutwe irabaze irayizi. Imana igaburira inyoni n'ibisiga ikabyambika kurusha Salomo. Nawe Imana izakwambika. Wikereza ngo ucepanye, ngo ushake ibintu bitava mu mucyo ugendera mu mwijima. Wikereza. Ndimo ndigisha kudakereza iby'Imana. Kristo arimo arahamagarira itorero guhagarara kigabo. Nkunda umukozi w'Imana witwa Stefa, ntabwo yikereza kereza iby'Imana. Igihe arimo guhamya Kristo, igihe itorero ryari mu karengane, baramufashe bamushyira mu rukiko. Haleluya. Ngo noneho arababwira, ahera igihe cya Aburahamu aravuga ari mu rukiko, ngo bari mu rukiko bamushinjaga, ngo bamwitegereje babona mu maso ha Stefano harabagirana huzuye ubwiza bw'Imana, hasa n'abamarayika. Nimureke tuhagarare kigabo tuvugire Imana yacu. Umuntu nakubona yuko wamaramaje mu bintu by'Imana, nakubona yuko urabagirana nshuti. None amaze guhamya avuga Kristo wabambwe, haramumanuka amuvana mu itangiriro amuzamura amurundura mu byahisho, baramuvuga ngo ari mu rukiko bamushinja ibinyoma, ngo bamutumbire abona mu maso ha Stefano harabagirana, harasa n'abamarayika. Harangije aravuga ngo dore ndareba. Ku Mana we, Imana iduhe ziriya mbaraga tugakereza ibintu by'Imana. Aravuga ngo ndareba ijuru rikingutse, ngo kandi ndareba na Kristo umwana w'Imana yicaye iburyo bw'Imana. Ngo amaze kuvuga ibyo ngibyo, ngo bararakara barahaguruka basakuriza icyarimwe, ngo baramugwira bamwicisha amabuye. Ngo arangira arapfukama, igihe arimo kumutera amabuye umwuka ugiye guhera, ngo arambaza aravuga ngo Data ubabarire, yapfuye nk'umwami Yesu, kuko batazi icyo bakora. Apfa yizeye Imana, adakereza iby'Imana, aremerera bizira, ndetse kurabagirana no mu rupfu rwe. Toro ry'iki gihe nabwiye ngo ejo nigisha kukumara amazi, kugira umwete wo kumara amazi. Ndavuze ngo dufite ibintu bibiri biri aha tugomba kumenya. Munyumve neza, dufite abantu, sinababwiye ko isi irimo ibice bitatu, reka ngaruka nanone ku bintu bibiri bindi. Dufite abagabo banyuze imbere y'Imana bakiranuka bubaha Imana, birinda gukereza ibintu by'Imana, bamwe barabizi. Ntabwo ngo dufite abantu bihambiriye kuri Yesu, babica urupfu rw'agashinyaguro ko bahamya Yesu baramupfira. Dufite abagabo mu isezerano rya kera bubashye Imana, banga gutanga inzabibu zabo, barabizira barapfa. Dufite abagabo ba Eliya bahagaze mu mpinga y'umusozi bavuga ngo niba ari ibigi bigwera murongo aba ntabwo mbyemeye. Niba Imana ariyo Mana nibayikurikire, niba bayari. Igihe kirageze ngo itorero duhaguruke. Ndimo ndigisha kudakereza iby'Imana. Imana iduha imbaraga zo kubikora mu izina rya Yesu. Niba aba bagabo batunyuze imbere, dufite ba Mose, dufite ba Pawulo barwanye n'inyamaswa mu Efeso, dufite abahanuzi, dufite intumwa n'abahanuzi, dufite n'abandi bantu muri Bibiliya bananiwe, abagomeye Mose ubutaka bukasama bukabamira. Bayuda Sikariyati bagambana Yesu bagendana, turabafite amateka. Hari abantu babiri kwita mu ruhando ujya mure, ntabwo wabivangavanga ngo bikunde. Isi muri izi miliyari navuze muri biriya bice bitatu, nababwira ngo abakristo abakurikiye Yesu bavuga izina rya Yesu ni twebwe benshi, ariko umusaruro wacu uri hasi cyane. Kubera ko dukereza ibintu by'Imana tukabyitirirwa ntitujye ahagaragara ngo tubishyire ahagaragara. Niba ndi umushumba hano muri Nyagatare, bakamenya yuko ndi umushumba wakishijwe, wakebwa gukebwa ko mu mutima,
utarakebwa gukebwa ko ku mubiri, utarakebwa gusa ngo bamvuge izina nitwe ko nabatijwe, ahubwo ibikorwa. Hafite aba bagabo rero batunyuze imbere. Agahinda ka Esawu rero ntabwo kari ako kwihana, ahubwo yababajwe nuko bamutwaye ubutware bwe n'umugisha we aho kugira ngo yihane icyaha cye. Ibyo by'ibyo byose Imana irabireba, irareba umutima wawe. Ese agahinda ufite nakiki? Nakibyisi watakaje umuryango, business yawe yakubiswe hasi, no muri iki gihe yose ubukungu bwamanutse. Ubu se agahinda ufite nako umurimo w'Imana. Hari ibintu abakristo tutemerewe. Ntabwo twemererwa gutanga ruswa, ntabwo twemererwa za magendo, ntabwo twemererwa gufata ibitari byacu, ntabwo twemererwa ibyo bintu. Ariko usanga abana b'Imana bakerezaga ngo kama isi niko imeze ntabwo nabigenza, ugatanga ruswa uri umukristo. Ubu ukeresheje umurage wawe n'umugisha wawe. Munyumve neza bwoko bw'Imana, Imana yigisha kudakerensa, utamera nka Esawu irambabaje, wafashe ubutware bwe umwana we akabugurisha ibishyimbo. Murage we kawurangiriza aho ngaho, ufata ubutware bwawe ukabwangiza. Nshuti, tega amatwi unyumve, kandi igihe cyo kwihana kiracyaha. Ariko nababwiye ngo muri biriya bice bitatu abakurikiye imyuka iyi ngiyi yose y'amahembe, abacwezi n'iki, babifitemo ishyaka ryinshi. Bavuga ngo nta Mana iriho, barabivuga bakavuga bapana, mubwira akavuga genda mvaho wa muswa we, genda narize. Birahari nabyo, bakerekana nuko Imana itabaho. Niyo mpamvu rero bacanga gucomeka abantu ngo bahindure nk'amamashini, kandi nabyo ntibigutera ubwoba. Uburyo bwa antikristo bwatangiye gukora mu buryo bw'amayoberane, ariko hari ubibuza kuza. Niko mu Batesalonika yavuga, hari itorero rikiniha, hari itorero rigisenga, hari abakozi b'Imana bagishakisha, bafite inzara n'inyota by'Imana. Turacyayikubita ntabwo irakora ku mugaragaro, izajya gukora ku mugaragaro. Itorero umugeni yaragiye, Kristo yaraduhamagaye. Rero nta mpamvu yo guhangayika, ahubwo mubyumve mubimenye, tumenye ibihe tugezemo duhagarara. Nkamungasho ngo ntabwo bazanyemera kujya kugura nafite kariya ka microchip. Ibyo si ibyawe, senga Imana igusuka amavuta. Imana yahamirije imbere ya arangije abana igihugu, imvura imara imyaka 3 n'amezi itagwa. Irangije Imana itegeka ibikona bikajya bimugarurira. Birangiye agiye kumenyera kariya kagezi karakama n'ibikona bivaho. Imana ihindura cyane mujyana ku mupfakazi, aramutunga ntacyo agira. Rero ibyo ngibyo nibyibiza Imana wikwirirwa werinda icyo Imana yaguhaye gusa. Ibyo nigisha ntugakerense iby'Imana, uvuga ngo ubwo corona yaje nagendagwa, ubwo ubukungu bwakubiswe hasi nagendagwa nce hariya panya. Nicyo kisha Yakobo yari nani Esawu yari yiri wahiga, yavumbuye impongo zamusize, yavumbuye uko mbaga zamusize, aza koza. Abantu benshi barimo barakoza mu byagakiza, amasengesho yarazimye, murakoza. Bene data mureke mbivuge, abaririmbyi basanga abaririmbyi bamwe binjira no mu busambanyi. Cyo muzo kumva ngo umuririmbyi yateye abantu batanu yagize gute. Abantu benshi bari mu itorero barimo barakoza, abandi barimo bariba, abandi baratangaza ruswa, abandi barimo barakoza. Bamara gukoza bakagurisha imirage yabo, hakanyura hatanyuze hadakwiye kunyura. Haleluya, unyumva neza. Kudakerensa iby'Imana tubihe Imana, ibya Kayisari tubihe Kayisari. Hako tumenye ko turi ubwoko bw'Imana, tumenye ko turi abatambyi. Nigeze kuvuga ubutumwa hano, umuntu araza aramfundira, aramfata aramfunga, amara ubusa. Bana yanjye, ntugakerense iby'Imana. Mu gitondo baraza baramfungura, banshyira ku karubanda, bahamagara abantu, bahamagara n'abasirikare bantereka hari, bazana inzoga amaprimus 2. Yo nigeze kubivuga, haravuga ngo bagusuke inzoga. Nicaye banyicaje hasi, numva ngize agahinda, ndavuga ugiye kunywa inzoga, ko nihanye kunywa inzoga, ugiye kunyweshwa inzoga. Muka w'imbaraga nzangu ko yaje kuri Stefano, ndamusubiza ngo ntago nanywa inzoga. Nkamubwira ngo
ndi umutambyi, nta mutambyi w'igisindisha, ndi umushumba, mu yandi magambo wakebwe, gukebwa ko mu mutima, nicaye hasi ndeba mfite umujinya. Arambwira ngo wambwa wese ko ureba nazanye abasirikare yari afite abasirikare babiri zo kuzigusuka, urabona uri buzwe nande kuzinywa. Yararaga hirya yanjye akabona nta muntu wa, niko bajya babivuga, ariko hirya yanjye hari imbaraga z'Imana zindinze. Ndashima Imana mu bitangaza Imana yankoreye, nicyo ndakize. Haleluya. Ntugagereze, sengera mu mutima, mbwira Imana ko nari nyifite ijambo muri abantu banzengurutse nicaye hasi, ndi umushumba, ndi umuregional, ntakina wowe. Ndasenga navuga Mwami umbabarire izi byere ebyiri, primus ebyiri bagiye kunsuka, umbabarire ntizigere. Ndamubwira ngo ndi umutambyi w'Uwiteka, ntago ndi buzinywe. Aravuga ngo babigenza, ndafatanya amenyo ndazisubiza, ntago ziri bujyemo. Nari nizeye Imana ko ndi bufatanya amenyo zitari bujyemo. Imana iyo wabonye wamara amajuta akerense ibyaha iguha umugisha. Hanyuma arebye ku isaha yibagirwa ko yakererewe mu nama, abwira umushoferi ati tugenda, anshira amacashwe mu maso. Aravuga ngo tungo kano gaporoso kanteye umwaka. Ahita agenda, ababonye imodoka irenze, abasirikare bari baje kuzinsuka barazitanguranwa, umwana arifata arigotomera, ndafata indi arigotomera. Nicaye hasi mbonye bazimazemo ndaseka, ndababaza nti se ninjye uzinyoye cyangwa ni mwe? Nari nabaye nk'ikihebe. Ntugakerense iby'Imana nugera no mu bihe bikomeye nk'ibi. Haleluya. Amen. Ntugakerense iby'Imana. Twagiye duhura n'ibintu bikomeye, Imana iraturinda. Ntugakerense ibintu by'Imana. Nimo ndagana ku musozo, ntugakerense ibintu by'Imana. Esawu yarabikeresheje niwe turiho, ngo aza gusaba umugisha Mariya kandi akitubonye byararangiye. Bene data, ibi bintu mureba turimo ntabwo ari ibyacu. Ibyo bintu urimo ntabwo ari ibyawe. Iyo nzu urimo ntabwo ari iyawe, kuko na benshi bari bariho abandi bakiriho barazisize. Ningu nizo ubu ni iyawe ariko urayitije. Ayo mashuri ntabwo ari ayawe, ni nizanyo. Ndavuga nk'umusaza. Diplome ufite ntabwo ari iyawe, ko tuzi abantu benshi bazisize hari. Iyo umuntu apfuye ari kuri PhD, ari umudokiteri, ntabwo ahitaraga umwana wa diplome ngo ajye n'abajya kwiha muri iyi si. Nukubira icyuya, ariko Imana yavuze ngo tuzarya tubizi icyuya. Rero wo gukeza ntabwo yahimuraga. Pereme ufite niyo mpamvu ntashobora kujya kwiba pereme, kuko nayo si yanjye, ntizanyire hano mu mufuka wanjye, ariko si yanjye. Nawe ntabwo ari iyawe, kuko iyo isize umwana wawe ntayitwariraho. Haleluya. N'aba bantu ufite ntukwiye kubiratana, kuko nabo ni ntizanyo, urabasiga. Ndavuga ukuri, kudakereza iby'Imana. Iyo modoka ntabwo ari iyawe, iyo famu ni yasi iyawe, ni ntizanyo. Ejo bakongera bakayigabanya bagahoho n'undi. N'ikimenyimenyi urebe, iyo umuntu afite ifamu ayivamo, avuye kureba inka n'abashumba uko zimeze neza, akaza mu ijipo, yaza yagera mu rugo akajya muri salo, inkweto akazisiga hariya. Ni urugero ndimo gutanga, mu mbabarire mu nzu. Yamara kurya akiyambura, agasigarana isengeri. Yagera mu cyumba akiyambura, imyenda akamanikare, amasuti akamanikare. Nk'aya nambaye sindi buyararane wapi, kuko ni isuti si yanjye, ni nizanyo, sinayiratana. Wirata wese yirata Imana. Haleluya. Nabagize nkagenda nkajya ahantu nkahita mpfa. Nkapfa mu gitondo ukabona nongera ugarutse utazi iyo wari wagiye. Hariho n'abantu basohoka mu mibiri bakagenda bakajya mu marimbi, cyangwa bakagenda kubera ibyo bakoreye, akararatanuka mu biti, akararata imbwa zimwirukana. Ntabwo uzi surimo mukanya ukabona Imana ziragukoma, nta bushishi bwakugiyemo, nta nozi zakugiyemo, imibu ntiyagupfumuye mu maso. N'uwo mubiri si uwawe, ni nizanyo. Niyo mpamvu ugira ngo ubwire udakerense iby'Imana yaguha. Henda ufite ibintu byose, iyo igihe kigeze rero barakujyana hari kaburini, ukagenda ugasoreza aho ngaho. Ariko hari ubugingo twibandaho, akiriya gice cy'abakunda Imana. Nta mukiranutsi upfa, imirimo yawe ntabwo igipfa. Ntabwo ngo hari ikintu kijyana n'abantu bagiye guhamba kikagarukana nabo kikanga guhamba. Ni imiterere y'umuntu, character z'umuntu n'imirimo. Aravuga ngo sha nagenda ariko ari umugabo sha, imfubyi wagire neza ziraho, abana wigishije baraho, abantu bagire neza baraho ngaho, ategeka akazaza ejo. Noneho niyo umugome nabwo barabivuga, baguhamba babyongorerana. Ntabwo ubu gurupe byagiye abantu baba bari hano bagiye kuziga, bose bavuga ibintu bitandukanye, baba bari ariko ikintu cyanga guhamba.
cyajyanye n'abagiye guhamba kikagaruka kikanga guhamba. Ni imirimo wakoze n'imiterere yawe baza babivuga. Waba warakoze neza warakoze nabi biravuga, ntabwo biva ku isi birakomeza bikavuga. Niyo mpamvu nigisha itorero kudakereza iby'Imana. Abakorano ba mbere ba 2:7-10. Esawu rero ntabwo yihanye. Nicyo kibazo, kwihana no korwa byarabonetse ku musaraba. Nicyo kinaniye abantu kwihana. Barakoza abandi barirukanka bakigendera gukora ibyo bashaka, ntacyo bidutwaye. Biravuga murabikora nk'abyihorera mwibwira ko mwamwe na ngo amaherezo nzabishyira imbere. Uko bikurikirana urubanza ruradutegereje kandi ruzahera mu nzu y'abizera. Niko Petero yavuze. Rero Esawu ntabwo yasabaga umugi, ntabwo yarizwaga nuko no kwihana icyaha cye ko yagurishije umurage we n'ubutware bwe ibishyimbo. Ahubwo yaribazwaga nuko atakibonye ubwo butware. Niba ushaka gupima umuntu, niba ushaka kureba umuntu, ubunyangamugayo bwe, imiterere, characters, uzamukorera ibintu bibiri: uzamuha ubutware, uzamuhe n'amafaranga. Mana yake mwihangane mbabwira ibi bintu. Ntabwo umuntu afiya mu byaro yabona amafaranga ageze nk'Ikigali agatanga nta kivuga Ikinyarwanda, ahinduye n'izina akavuga by the way, so hakivugisha ibintu ukagira ngo ntabwo ari umunyacyaro, agahindura ingendo. Oya, cyo bugufi cyubahiro n'ikima. Nizagomba ngo umwana wize amaze kwiga ngo yagarutse inama mutarajya kwa se, yari umworozi afite inka, ngo kandagiye mu masara avuga nkandagiye mu mashenzi, mwana agiye mu mashenzi yazashenzi zaba bashenzi. Umva sha kuko amaze kumenya gashuri, mwana agiye mu mashenzi amasa yazashenzi zaba bashenzi banyirazo. Sha bugufi cyubahiro n'ikima. Wikirenze by'Imana yaguha. Ni ntizo nshuti. Ninyumve neza. Ibyo ngibyo ufite ni ntizo. Bibanemo n'abana amahoro. Biraba mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Nuwo kwezi kutejejwe atazabona umwami Imana. Mfite inyigisho yindi zavuga kubaho mu buzima bwejejwe. Soma twumve rero cyanditswe kibivuga. Ntabwo yihaniye, abantu banze kwihana bari nangiye, ariko ntibazi yuko hirya hari umujinya w'Imana. Bakora ntabakabika 7:10 aravuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana. Agahinda ko mu buryo bw'Imana. Esawu ntabwo yagize agahinda ko mu buryo bw'Imana ngo azavuge ngo yikubita imbere avuga ati mwami naribeshe, igihe nari nagiye guhiga mbura inyama nza nkoza ngurisha umurage wanjye, ubutware bwanjye ibishyimbo none mbabarira. Ngo ahubwo yari afite agahinda yuko bamutwaye umurage gusa icyaha atakire. None yaravuze ngo agahinda ko Pawulo abwira abakorera ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Gatera kwihana kuticuzwa. Haleluya. Agahinda, subira muri iryo jambo nshuti yanjye ndimo ndasoza. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Gatera kwihana kuticuzwa. Nukuvuga buretse mu yandi magambo nako kukazana agakiza. Noneho nako kukazana agakiza. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Ntugakereze iby'Imana nshuti yanjye. Twarihanye turabona, ntabwo twicujije, ntabwo nicujije ko nihanye ubusambanyi na za kanyanga nanywaga, ahubwo ako gahinda ko mu Mana katumye nicuza nihana. Noneho mfite inyota y'Imana, ubwo bwiza nuko bukeye Imana irarushaho kongera kumbera Imana nziza, irimo iramba umugisha, irimo irangendera, irimo iranganiriza. Ako gahinda rero ko muri ubwo buryo bw'Imana gatuma umuntu gatera kwihana kuticuzwa. Haleluya. Umva mu Kristo mwene data, niba warihanye ntabwo uzi iyo wihanye neza cyaha kikarimbuka kikavayo n'uduhungu n'utwuzukuru zikagenda, bigutera kuticuza. Mwabyumvise? Bigutera kuticuza. Ntabwo nicujije ko nakijijwe. Ntacyo nashinja Imana, kuko Imana yampaye umudendezo, Imana yampaye amahoro ntari kubona abisi badatanga. Rero agahinda k'Imana, subira muri iryo jambo tugenda. Agahinda ko mu buryo bw'Imana. Agahinda ko mu buryo bwo gukunda Imana. Hari rwavuga ngo turarira.
amarira y'Imana y'inyota y'Imana imwe Dawudi yagiraga ntabwo kajya kicuzwa nk'umuntu avuye kubera iki naje mu gakiza ahubwo ndashima Imana arabaho inshuti zanjye nganiriza nkababwira ngo usibye se ko Imana yadukijije ku buntu ubwishyize hariya igikwankwane kugira ngo dukizwe twabibonye twasogongeye tukanyurwa tukaba twicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka uragira ngo ntitwajyayo cyangwa ari ukujya gucukura nk'uko bacukura mu birombe by'amabuye y'agaciro kugira ngo tukabone twebwe bafashe Imana ibihinduye se ikabivuga kubera ko agahinda ko mu bumana gatera kuticuzwa karakuryohera najyayo naho nkacukura ariko nkagakomeza nkakabona ariko Imana ishimwe ko yaduhaye yakaduhaye ubuntu kubw'imbabazi zayo n'urukundo dukunda. Haleluya. Ariko agahinda ko mu buryo bw'isi kari Esawu yari afite gatera urupfu. Niyo mpamvu mbigisha kudakerensa iby'Imana. Iyo umaze kwinjira muri biriya bikorwa byose mbaye urugero rw'uriya mugabo wamaze gufata mu Bufaransa kabona yari ari se buriya ngo yari afite umutekano ariko se amazu ye nimuyazi i Kigali nimuyazi ibyuma ntibyamuteye se kujya kuzana imihoro kujya kwica abantu b'Imana none ntabwo ureba ingaruka agahinda rero kiki ko mu buryo bw'isi gatera ko gukunda iby'isi ko kwiyahura mu by'isi ukaba niyo nabona amafaranga nisha umuntu niyo nabona amafaranga nkuyemo inda niyo nabona amafaranga niyo nabona amafaranga n'ibyo umuntu nabomoye inzu ye bene ako gahinda ufite ko gushaka kubona ibitari ibyawe biravuze ngo ako gahinda gatera kandi abantu benshi bicaye muri ako gahinda agahinda ko ukicara barishwe n'agahinda ugaho ndifuza umukobwa wo kakana ni mwiza we wagira ngo Imana izarema abantu basa n'ingagisi nabwiye abantu ngo Imana iracyarema abantu beza uzarwara urukebu bene ako gahinda ko kwirirwa ubundabundi ushaka kujya gusamba kandi uri mu itorero bene ako gahinda ko kujya kunywa inzoga ngo pasiteri nakurebe bene ako gahinda ko gushaka ko kishyari ko gushaka gusumira ibitari ibyawe wananiwe gukora ejo unigishe gukora ntukabe kazitereyemo mufite intumwa n'abahanuzi bene ako gahinda gatera urupfu gushaka kwica umuntu ukarara wagize agahinda n'ishavu ngo nintamwica uramuhora iki gahinda k'imijinya gahinda k'ubugome gahinda ukarara ufite intimba ngo gatera urupfu ariko gahinda k'Imana ukunda Imana kugira inyota y'Imana ukavuga mwami mfite agahinda yuko abantu badakijijwe mfite agahinda yuko abantu batarajyamo neza ntabwo kajya kicuzwa nshuti kazana ubugingo. Ndagira ngo rero dusoreze mu ijambo ry'Imana riri mu Bafilipi ndimo ndigisha kudakerensa iby'Imana navuze kuri Esawu kandi Yakobo murabizi yuko haleluya umugisha yarawutwaye kabisa. Esawu asanga yarawutwaye dufite umugisha w'Imana nubwo turimo kunyura mu bikomeye ariko dufite umugisha w'Imana rero ntuzawukerensa uzarinde uwo mugisha. Imana yambwiye ngo njye ndinde ibikari by'Imana jya urinde ibikari by'Imana aho munyumva hose naho muzanyumva wirinde ubwawe urinde n'ikibitsanye Imana yaguhaye. Dusome Abafilipi 3:17 tugeze 21 ndekera aho ngaho twumve Pawulo icyo aburira abantu nanjye nkuburire hanyuma ndimo ndigisha kudakerensa iby'Imana wibijyamo ntabwo wifatishega nuko umunyangora avuga wibigenda muko wishakiye sara njiramo kino gihe ndumva ndimo gukizwa cyane kino gihe ndumva inyota y'Imana inyishe kino gihe ndumva shakisha icyuma amashima kino gihe ndumva ubuzima bwanjye nabaye Kristo kino gihe ndumva namaramaje kino gihe ndumva ubwiza bw'Imana ndumva urukundo rw'Imana rubaye rwinshi muri suko ntagize mu bikomeye nababwi ariko ndumva inyota y'Imana imbere na kino gihe bifuza badufatanye urugendo bene data ngo bene data mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima. Pawulo arakabya ngo yari yarize Imana arakora cyane ariko mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu izo mudufiteho icyitegererezo hariho benshi bagenda ukunda haleluya ngo hariho benshi bagenda ukunda abo nababwiye kenshi Pawulo aravuga ngo nababwiye kenshi nanone ndababwira ndira yuko arabanzi b'umusaraba wa Kristo amaherezo yabo ni ukurimbuka Imana yabo ninda biratana ibiteye isoni byabo bahoza umutima ku by'isi ariko aravuga ngo naho twebwe torero iwacu ni mu ijuru
niho dutegereje umukiza ko azaza, niwe mwami Yesu Kristo. Haleluya! Ngo azahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi uyu nguyu, ngo azahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, ngo akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Yesu Kristo umwami wacu afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Niwe mutwe w'itorero, tukaba umubiri ushitse kandi ushikirwamo na byose. Afite ubutware bwo kwigandurira ibyo byose. Rero Pawulo ava mu gerekeranye mu cyanjye ngo kigera mu cyumwa, yageze ku rwego rushimishije. Niyo mpamvu nababwiye ngo ntugakerense iby'Imana. Dufite abagabo batunyuze imbere babaye intwari, dufite n'abananiwe kugira ngo batubere icyitegererezo. Niho Pawulo abwira ko ngo byababereyeho kutubera akabarore. Baracumuye baribwa n'umurimbuzi, bandi bariba n'inzoka, ngo ibyo byabayeho kugira ngo bitubere akabarore. Twebwe bagenda boha Imana, natwe tuzazagwa muri iyo mitego. Ntugakerense rero iby'Imana. Pawulo ahandi ajya gusoza Timoteyo nyango wa 2:4-6 ndeberayo soze, aravuga ngo yigisha kudakerensa by'Imana. Fata umwanzu nanjye nawufashe, yari yarawufashe, ndetse abona ijya muhanuzi ijyanye n'usigaye kuko yumvaga yamarama. Timoteyo 2:4-6 kuko agiyeho maze kumera. Timoteyo 2:4-6 Pawulo hari yavuze ngo mugerikiranye muko nanjye nyiyegera mu cyumwa, ngo yari cyitegererezo. Hari nawe yavuze ngo imibaro Yesu yasize yarayikoze, icyama tukirinda ntidukerense iby'Imana, tugarana na Kristo kuko tuzo mbaraga zo kutwigandurira. Aravuga ngo kuko kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, ana yanjye njyeweho maze kumera n'ibisukwa ku gicaniro. Igihe cyo kugenda kwa Yesu, aravuga ngo igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye wa Pawulo. Narwaye intambara nziza. Haleluya! Aravuga ngo narwaye intambara nziza. Haravuga ngo narwaye intambara nziza, narangije urugendo. Haravuga ngo narenze ibyo kwizera. Ibisigaye mbica ibikamba ryo gukiranuka ibyo umwami wacu umucamanza utabera azamakuru ujya munsi. Cyo mikundira rero yadusigiye n'ibanga ngo ariko ntabwo ari jyewe jyenyine, ngo ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Nanjye ndimo, nawe jyamo wikereze iby'Imana, ngo abica ibikamba ry'ubugingo ko arwanya intambara nziza, ngo ariko si we wenyine. Haleluya! Ngo ahubwo natwe bakunze kugira gute kuzaboneka kwe, dukunze uwo mwami, dutegereje kugaruka kwe, natwe tuzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Imana ibaha umugisha. Navugaga kudakerensa iby'Imana, bihagararemo neza kigabo. Navuze ibice bitatu isi irimo: abatubaha Imana batazi kwibaho, bikora ibyo bashakiye ngo bazapfa, babona abantu bapfuye ngo baramaze, batagira imbabazi, bishora mu biyobyabwenge, mu busambanyi. Icyo gice kive mu izina rya Yesu. Navuze abandi bayoborwa n'imyuka, icyo ni igice cya 2 kiyoborwa n'imyuka, abadayimoni bakabanigagura, abandi bakabica. Turabahamiriza yuko Yesu abo ngabo abavanayo bidatinze twarabibona. Haleluya! Navuze rero ku gice cyubaha Imana. Icyo rero nicyo navuze ngo kigenda bigura intege, nimo gukosora kugira ngo duhagarare kigabo ngo tubonye Esawu ujyakereshe murajya akajya kurira atakibibonye. Hari igihe impande izavuga, hari igihe tuzicara imbere y'intebe y'urubanza, hanyuma buri muntu muri iki cyakoze byo, kandi biravuga ngo ari icyavugiwe hasi, indani hasi kizajya kugasongera. Ibyo mubimenye rero, ntugira ngo uruwango wigenye. Nababwiye yuko ibintu byose dufite ari intizo, urushaka ucya bugufi cyubare cyo bikima. Rero Imana ibaha umugisha, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Ndashoje. Imana y'amahoro ibeze ku bakristo ba Zion Temple nk'uko nabibabwiye. Hari ituro, hari ibya 10, tuzakomeza umurimo w'Imana kugeza igihe iki cyorezo kizavaho. Ababishoboye, abafite amafaranga batangiye gukora kubona amafaranga. Nanone ntukerense iby'Imana ngo covid kubere urusika rwo kugomera Imana ngo utayikorera. Reka rero uyu ni umwanya tubahaye wo gutanga ituro n'ibya 10 n'amashimwe, kandi hahirwa ibya Yesu bitazagusha, hatagize ikintu kimwe kikwera urwitwazo. Imana yanjye nkorera baho umugisha kandi bagirire neza.
mu izina rya Yesu, amen. Nibyo ngibyo nashaka kuvuga. Reka nsenga Imana, hanyuma ngiye gusengera abagiye gutura ituro, gutanga ibya 10. Murabikorera mu miryango yanyu aho ngaho. Abashoboye kujyana kuri konti y'itorero nababwiye, ntimuzareke gukora umurimo w'Imana, ntihazagira ikintu gituma mukerensa umurimo w'Imana mu izina rya Yesu. Ku rusengero imirimo y'Imana iracyakorwa, ntabwo yahagaze, usibye ko tudaterana, abantu bateranira mu mazu, ariko ibindi birimo birakorwa. Ntimuzagira ikibazo, ndamukomeza kubibasobanurira mu izina rya Yesu. Data mwiza, cishwe bugufi, ushyirwe hejuru. Twumvise ijambo ryawe ry'ubugingo, kandi turarwana intambara nziza kugira ngo tudakerensa ibyawe, tukamera nka Esau wabikerenseje. Ahubwo Uwiteka turihana, turasaba imbabazi ku byatunaniye, turagusaba kugira ngo tubabarire, twongere dusubizwemo imbaraga, kuko turimo kunyura mu gihe cya Antikristo, mu gihe kigoye, mu bihenebere butebwa bwo minsi y'imperuka. Mugabo wa Paulo abivuze ngo abantu bazaba bikunda, bakunda ibibanezeza, bakunda imiya, badakunda Imana, bangana, batukana, ibyigenge, indashima, ngo urukundo ruzakonja, ubugome buzagwira. Mwami, ngo hazabaho intambara, impuha, ibyorezo. Mwami warabitubwiye, uteguza itorero ryawe ngo igihe kugaruka kwawe umunsi w'imperuka uzaba utaraza, ariko ibyawe bazaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Bavuze ngo ishyanga rizatera indi shyanga, bazabaho indwara z'ibyorezo hamwe na hamwe. Uwiteka Imana isumba byose, turakwinginze nk'itorero ryawe kugira ngo tudakerensa amasezerano baduhaye, ko tuzi ko dufite ubugingo. Iyi si tuyinyuremo turi abashyitsi n'abimukira. Ndasengera buri muntu wese wari ufite intege nke kugira ngo asubizwemo imbaraga, kandi igitinyiro cyawe n'igikundiro cyawe n'icyubahiro cyawe bibane n'abana bawe Uwiteka. Mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Abari gukora umurimo wo gutanga ibya 10 n'amaturo, reka Nyagasani ukuboko kwawe kubarinde, kandi Nyagasani wawe umugisha. Turi mu gihe ubukungu bwakubiswe hasi kubera iki cyorezo, ariko Uwiteka Imana ufite inzira zirenga 1000, wakora ibitangaza Mwami. Kandi Uwiteka ndasengerera ishyanga aricyo gihugu cyacu Nyagasani, kugira ngo twunamure, kandi dufite amashimwe ko abantu barimo gukira, nta wapfuye n'umwe. Mu izina rya Yesu komeza n'abari basigaye bake cyane 111, ngira ngo Mwami ubagirire neza, aba nabo bakire, ubunamure. Igihugu cyacu kizagira ubuhamya nkuko dufite isezerano. Izina ryawe rishirwe hejuru. Rero nishinganishije mu maraso yawe, kandi nishinganishije ijambo ryawe, kandi nishinganishije abana bawe. Igitinyiro cyawe kitubeho. Urakoze Nyagora ku ngoma, umugisha utanguzana